tuniki ntabwo twabyumvaga ariko reka mbaho ingero zifatika. Tugeze dukuyemo ikigo cya Gabiro tugeze Gatsibo hariya umuntu atambuka cy'imbere yiruka, umwana w'umusirikare yibeshya ko ari haduye ararasa, arashe dusangana umudamu isasu ryamufashe nk'aha ngaha riti. None wa musirikare namukubita cyane, ntabwo tafanda ati namurasha accidentally, ntabwo nabimenye ko ari umusivili. Ariko arangira ngo atereka fanda ati urankubita utya, ati yewe uzi ko naba n'uyu nguyu murasha accidentally kandi abayeho, atari kuzi ko aho tujya nta muryango wanjye n'ubusange. Igisirikare kiri aho ngaho, urumva natwe imyaka twari turimo iriya myaka ga n'imibi, myaka 28 ubu uri umusazi nawe. Igisirikare gavuga iki ni kiginga gusa nta bwenge gifite iki, kira tundoke dukorukiye aduyi. Tugera ahantu hitwa Kiziguro, turwana kuva mu gitondo. Kiziguro hariya hari mu nzi z'abarundi, abo bantu bisha abantu, abo bisha abantu bamaze abantu hariya Kiziguro. None ko twakaje ubwo impunzi zahunze zagiye, tuhasanga abasirikare bari Kiziguro bahunze Gabiro. Uwitwa Colonel Nkundiye yaje operation headquarters yazishyize Kiziguro. Turwana kuva mu gitondo, kuva ngira ngo twatangiye kurwana nka saa 2, twabakura saa 12 za nimugoroba. Twabakura hariya mubona urwibutso rwa Kiziguro hirya y'umuhanda gutya, uturuka ino ni ibumoso bw'umuhanda, uva mu Mutara ni iburyo bw'umuhanda. Hari akantu k'akazu noneho ko turwana tuza twirukansa duca muri urwo buzu n'ubutoki, tugira ku kazu hasimbukamo umwana w'umukobwa muto afata umusirikare wacu, mufata ararumaraye, twabona umusazi. Ariko ubwo kakamuruma afite amabere arenda guturika. Uko ari umusirikare niko avuza induru, mwonyeke mwagapfa mwe, mwanyeciye umugabo, mwanyeciye umuryango. Umwana yasaze, turafata. Inyuma ye hari ubuntu bw'ubugabo butatu bwo bwapfuye kare. None ubwo bukajya bwongorera bukatubwira ngo mutubabarire nimuduteme muturase. None ko twagafashe uwa mwana ukuntu yafashe wa mukobwa n'abandi basirikare baramufasha. Inyuma yanjye hari umwana mwene wabo ngira ngo umukobwa yabonye. Amubonye wa musirikare aricara atangira kurira. Umukobwa agira atya tubona zambaraga acitse intege agiye hasi. Wa mwana uyu ninde? Ati ni mushiki wanjye kwa data wacu. None dutangira kubaza babagabo batatu kare, turababaza ati habaye iki hano? Bati baratwishe, baratumaze, bati uyu mukobwa ejo bamwatse uruhinja rwe bata ku kizu, fushije uruhinja, umuryango wa Sebuko wose bawumaze. Iki ukumva n'ibisazi, ukumva ntabwo bishoboka. Ariko bareko turimo turwana aho ngaho ku kajagari k'intambara, twumva impumuro itameze neza. Hano se arahumura iki? Umwe muri abo ngabo aratubwira ati kiriya cyobo mureba hariya ruya rwibutsaho ruriya rwa Kiziguro, ati niho bajugunya abantu bose, ato batemaga bose n'abandi bazima, ati harimo n'abantu bazima. Dukomeza twirukanka turwana n'aduyi tujya Kiramuruzi. Tubwira abasirikare bamwe muraraho mu gitondo muze kureba icyo cyobo. Kuko niko wamenye jenoside twikomereza turigendera. Mu gitondo cyaho Colonel Bagaba akajya duhamagara ati dukuyemo abantu bazima, dukuyemo 3, dukuyemo 4, dukuyemo 5. Ariko urumva nk'umuntu utabirimo ntabwo twabyumvaga. Afanda duha message aratubwira ati hari ahantu barimo kwica abatutsi benshi, ahantu hitwa Karubamba, muganeyo tujyayo. Umusirikare wacu wagiye Karubamba nta n'ikinyarwanda neza yarazi, yageze yatangira kuvugishwa avuza induru.
ati je ibintu mbonye aha ngaho biragatsindwa n'Imana. Mwabaze niki? Ati ibintu mbonye biragatsindwa n'Imana. Ati turasaba gendarme, ati barirukanse, ati n'intera hamwe nyinshi cyane, ati ragiye, atari ko abantu babamaze. Ati niba hari imodoka mwabona aho ngaho mupfe kuzohereza muze mutabara aha ngaho. Dushakisha imodoka bwari bufashwa aho ngaho tugohereza i Karubamba. Mbonye abantu bavuye i Karubamba. Abantu mwe iki gihugu kirakomeye. Kirakomeye pe. Ubundi abasirikare ba RPF buri abazungu baroroshye cyangwa se baritetesha. Umuntu ngo yagiye Iraka yagaruka ngo yasaze ngo yahuye na depression. Ukibaza RPF kuki tutasaze? Ibintu mbabwira ni bibi. Ntabwo byari ibintu byo kurebwa n'amaso yawe ngo ubuhumeka ubukivuga ubukigenda ubugitekereza. Ni bibi, mwumve ngo ni bibi nkuko umuntu wese kibi cyane ku isi. Kareba abantu kuvuga Mana yanjye ibi ni biki? Kiliziya bakagenda bakayisambura hejuru bakayikuraho amabati. Munsi ngaha bakahacukura. Bagacukura aho mashini gani ziri za mitarayezu bakazinyuza munsi y'itafari hasi. Ku buryo abantu bari bagiye mu Kiliziya bose barwanye bananiraniyemo kugira ngo babakuremo. Rero bacukura imyobo imyenge myinshi bagacishamo za mashini gani zipepeta hasi, bakuraho amabati hejuru bakarupingamo za grenade. Abantu barashira muri Kiliziya. Hano bose barabatijwe, ni ba Jean Baptiste, ni ba Joseph, ni bande muri Kiliziya. Yewe nabuze no mamagara nafande, nabuze n'ururimi mubwira kuko naracanganye kwemera nk'umusazi. Navuze induru gusa umugabo akaberwa icyo mubwira. Kuko mu buzima bwanjye nicyo kintu nabonye, niyo image yangiye mu mutwe kandi guhanganagurikamo biragoye. Turahava tugira Kayonza. Ndibuka mu gufata Kayonza wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe Bizimungu abwira uwo witwa Nkundiye, amubwira ngo ndavuga amagambo ye ngo umuhanda abahutu basigaranye ngo n'uwo ni umuhanda w'igihugu kuva Kayonza ni Rusumo. Cyanika inkotanyi zarayifashe, Gatuna inkotanyi zarayifashe, Kagitumba inkotanyi zarayifashe. Izo ni supply route ziza mu Rwanda. None ngo umuhanda aho kuvuga ngo umuhanda w'u Rwanda dusigaranye kutugemurira ni Kayonza, ati n'umuhanda w'abahutu. Aturahava ujyane n'Inyenzi. Ubwo afane nawe hari message yaduhaye natwe. Amabato yari aho ngaho nayo ikomeye. So kuvuga ngo ninde uhakura undi, mu minsi ne turahabakura. Tujya tugana nuza nka Kayonza hari komine, tugaruka nimugoroba nsanga leta bagire bari kuri paruwasi ya Mukarangi. Uyu mugabo yicaye munsi y'igiti, bagire yicaye munsi y'igiti arimo ararira. Yewe nkareba abantu baryamye mu mbuga ya paruwasi ya Mukarangi benshi cyane, benshi. Hejuru yabo hari umukobwa cyangwa se umudamu, ngira ngo nibwo bari bakimara kumwica, uri wambaye ikanzu ya zebra umunini mwiza, ariwe numbi bashyize hejuru y'abandi bose. Noneho umugabo ararira. Yewe nkaza nsakuza mbaze basirikare n'abantu bose kuki mwabaryamishije aha ngaha. Mbaze abasirikare bo kwa leta bagire kuki abantu mwabaryamishije aha ngaha. Umwana umwe arambwira ati atafanda abantu bose babishe. Niki? Ati babishe imigi ya Karubamba, noneho imigi ya Mukarangi yo umutwe wangirikira kimwe. Kwibaza iki gihugu kiri mu bantu ki noneho ukatangira kwibaza ngo ariko iki nicyo gihugu cyacu twabwiwe cy'amata n'ubuki, kuko ababyeyi bacu bagiye batubwira ngo u Rwanda ngo rutemba amata n'ubuki. Iki nicyo gihugu twabwiwe, iki nicyo gihugu.
ni henshi ariko reka mfataho habiri. Aho rero hanyeretse ubugome iyi jenoside yateguranywe bwari bubi. Imana yagomba guhemba iki gihugu, ikagihemba umuyobozi nka Fande ugomba gufata biriya byemezo yafashe. Kuko iyo tugira umuyobozi ujenjeka, nyamuneka abantu bari bafite umujinya. Abantu barakina n'ibintu kuvuga nkamenya ngo Doradrome ngo isingwa irahari. Iyo sise ntabwo yari hari abandi bitwa. Abantu bari baneshejwe twabarushije imbaraga. Fari yarirukaga yarakinagiraga nk'inyamaswa ku musozi. Interahamwe zari zitangiye kubibona ko bitoroshye, ariko Imana icyo yakoze abayemera cyane nuko yaduhaye umuyobozi uvuga ngo ibyabaye kambyita uko abarokore babyita n'abakristo, yenda nubwo naba nitekerereza uko wanjye, ariko kambyita uko babyita, kuko byise gutye byaba byiza. Baravuga ngo hica Satani nabwo hica Imana, ariko bakavuga ngo Imana ngo ugira imbaraga nyinshi. Imana ngira ngo yaravuze iti Satani ukoze ibyawe hagararaho, ngiye kuzana umuntu nshyiraho yongere ahumuriza aba bantu, yongere abagarure ibubuntu. Mugabo arahagarara fata icyemezo aravuga ati ubikora wese arabizira, kandi koko sika benshi babikoze barabizize. Ubwo impamvu ngeze aho ngaho rero twarebye uko yateguwe, uko yashakiye ibikoresho, uko yakozwe, turi kuko uyahagaritswe. Niho turimo turahagarika genocide, irahagarikwa mu gihugu cyose, bitari ku bushake, bitari ku neza, bitari ku kwinginga. Amahanga arebera afite imbaraga yadutereranya yatwihoreye. Ndibuka tugeze Nyanza ya Butare, tukomeza twihuta tugiye Butare, Fana araduhamagara aratubwira message yabonye ati mufungiraho. Twari bake, twarwanaga n'abantu benshi, twarwanaga n'igihugu cyose. Ati mufungiraho mugeze mujye kurokora abantu bari Kabgayi barimo barashira. Tugiye Kabgayi, guverinoma y'abatabazi niho yari yarahungiye. Kabgayi hari umuntu batubwiye witwaga ngo ni Gasirikare mu mihigo yari yarakoze, yarakuriye intera hamwe aho ngaho, yari yakoze imihigo kwica abatutsi 100. Umusirikare wa RPA wamurashe tugera Kabgayi, yamurashe amaze kwica 99, abuze umwe kugira ngo uwo Gasirikare niwe wujuje rya 100 yashakaga. Kabgayi ukareba, kandi kikuyobera mu ngoro z'Imana. Ariko abantu baravuga ngo Imana ngo bararwana ngo hari icyo bazageraho. Bariya abantu Imana yarabavumye kabisa. Ntabwo bakora biriya bintu mu ngoro y'Imana ngo biriya bintu bikugwe neza. Cyangwa abantu bashize. So kugira ngo ncunguze uburyo umwete nsoze haze kugira ibibazo, nuko genocide yarakozwe irahagarikwa. Fezi turimo uyu munsi rero niyo kuyihakana, fezi turimo uyu munsi rero niyo kuyipfobya, kuko imaze guhagarikwa hakurikiyeho kubaka igihugu, gusana, kubaka abantu abari barokotse, abicaga, kuko nabicaga nta mutima bari bafite. Myaka rero 30 irangiye, sosiyete nyarwanda imaze gusubirana. Nicyo cyizere dufite ko genocide rwose ibyabaye byose byatubayeho byose, dufite icyizere ko iki gihugu ari igihugu kizima kandi cyiza. Nyuma yaho hakurikiye abacengezi. Niba mwibuka neza hari aka audio kigeze, ka video kigeze gucaho, abacengezi bari ahantu hitwa Kamanyora,
bitoza bambaye mashara n'ibindi, ndetse haririmbwa n'indirimbo yavuze ngo rwigero runsubize. Ako kanya ngo bagomba kugaruka bakaza gukomeza jenoside. Ariko Fandi yarababwiye, niba mwibuka, hari imirongo yajyaga ducira kera, twese twabaye abana twajyaga dukina, keretse abasirimu b'iki gihe. Abana bacu bavukira mu mujyi nibo batazi ibyo, ariko umuntu wese wavukiye mu cyaro, kandi majority bari ahanga mwavukiye mu cyaro, ari imirongo yindi twajyaga duca, renga ngumene. So kuva muri 94 bagumye kuri renga, aho bagumye hungaho. Nabwo hariya kuri uriya murongo utukura wa Fandi akunda kuvuga, ntabwo bigeze bawutambuka. Kurinda uwo murongo rero icyo byafashije mwebwe bato mukaba mwicaye hano uyu munsi mutanga umusanzu ku gihugu cyanyu, mukaba mwarabyariye u Rwanda. Kurinda uwo murongo byaduhaye kuba namwe aho mumaze kugera, mumaze kuba abantu basishora, bareba, bazi ukuri. Uwo murongo rero cyakenewe kuwurinda kugira ngo namwe abo mubyara, kuko twebwe ubu cyiciro cyacu nicyo kurindwa. Muzi ko mu Kinyarwanda baho ndinda dawe ndinda mwana. Ubu twebwe kigero tugezemo no kubabwira ngo ndinda mwana, muturinde sasa, kandi kuturinda no kurinda wa murongo. Ariko ni mutawurinda tuzakuroringa dukambakambe tuwirindire. No, abangaba baba tera bwoba gusa. Jo bunda Fandi yarababwiye ngo ni za balloon, ngo you just need nuzuga tumuraho bigapfumuka. Ibigambo byo kujya guhuragura ibiganiro, turaje tugiye gufata u Rwanda so rufata ni ihene. Iki gihugu kikiyowe na Fandi iki hari abakibeshyaho, bazakibaza babigerageje, bacengeze bari bafite imbaraga, bafata Gisenyi bagera hano ku kirenge ahangaha, ntabwo mubyibuka. Ariko cyabakubise ntabwo bakize, kandi icyo gihe twari tugikoresha ingufu gusa. Kajya kugushaka imbunda, kajya kukuringa, kwereka duyi ngo ari hari. Ariko ibigezweho uyereka yo gusika kwereka uti ahangaha na duyi, wowe ukarekura gusa. Ibipfa bigapfa bi. Igihugu n'igikinishwa. Iki cyabacengeza abantu hano mu mujyi wa Kigali. Ndibuka icyo gihe abantu ugasanga baranywa champagne, abandi ntabwo bava mu muhanda. Ariko abantu ko batava mu muhanda ngo twafashe igihugu. Ariko zishaye igihugu nuko gifatwa. Abacengezi babaze ko twamaze kwirukanka, abantu urugero bava mu muhanda, abantu ibintu birongera biratungana. So iyi phase rero turimo, izi zindi zose twaziciyemo, ni phase ya denial, yo gupfobya. Iyi rero ni mwebwe mukwiye kuyirwana. Ni mwebwe mukwiye kuyirwana. Hari amagambo Fandi yavuze ashyingura bajize jenoside yakorewe Abatutsi. Ryambere niba rarivugiye mwurire, niba ari Rukumberi hamwe muri aho sinibuka. Ariko hari ahantu yavuze ko iyi si nta mbabazi igira. Iyi si tubamo nta mbabazi igira. Waba ukunda umwe muri abo bayobozi, waba ukunda, waba unyanga, ariko ufite inshingano z'iki gihugu. Kandi inshingano z'iki gihugu nuko dutekana. Mwimagininge iki gihugu cyongeye kikagira umutekano muke, buri muntu wese akabona urwaho undi haba iki. Bakubona urwaho, ndakuzi ko wanyiciye, wamariye umuryango. Ariko amategeko n'umutekano bitekanije iki gihugu bituma nagukoraho. Uzi ko umuntu yahunga kujya gushaka duyi, akabanza gushaka wowe, akavuga atari ko najya gushaka duyi, uyu nguyu ari ahangaha nabaje gushaka uyu. Ariko bira ko igihugu gitekanye uyu munsi naho wabitekereza. Mu nyungu ya buri umwe twese ko turi ahangaha rero kugira ngo nekane nawe utekane. Wari ushaka nubyuka mu gitondo ukambona, uruma amenyo ugugune nundebe uvuge uti kanirindira ishyano narireba muri iki gitondo rikanera icyaha. Urebe iriya, ariko uraza kugenda bwire ubeho neza, bwongere buke ubeho neza. Ariko
nundeba ukaza ushingikiye amenyo arashiramo, muri iki rero iki gihugu mu kigumane, turwane n'aba bajenosideri bapfobya babaye benshi kumva, nta nubwo ari na benshi ariko za social media bajyaho umuntu umwe akuraho abantu ukagira ngo ni ibitangaza byabaye. Igeze kubwirwa bakoze genocide uretse planners n'abandi bari yo ngiyo benshi barimo basaza banapfa. Kera ndibuka tukifata leta hari umujenosideri umwe wavuze ngo umubare ki baraza gusaza bapfe, kandi ubwo babivugaga twebwe turi mu myaka za 25 wafite imyaka 50. Ukibaza se uyu nguyu udutega iminsi twe nawe ninde uri bubaze gupfa? Yego n'umuto yarapfa, ariko wowe ufite imyaka 50 ufite 20 na ubu ngubu ugiyewe muri aba bana bari aha ngaha imbere yanjye, wowe ufite imyaka 35 ugiye ubu mfite 60. Koko ubu Bibiliya noneho ngo ivuga ko imyaka yagize 70. Ariko muri y'Abanyarwanda kubera ubuyobozi bwiza ubu tugeze kuri 70 ningahe? Aha, uriya mugabo ufite 30 yenda n'urugero. Uwo mugabo wambaye costume y'umukara ufite 30 yenda n'urugero. Giye mfite 60. Usigaje ufite inyongezo ngari yo kubaho muri iki gihugu nindi? Si wowe? Nuko kwikurwanira iki gihugu. Ntabwo ari igihe ugiye gupfa mu gitondo. Giye nshatse navuga nikasahura ibyanye n'ubundi sigaje igihe gitoya cyo kubaho nipfiri. Ariko uracyari umujyambere. Niyo mpamvu mugomba kurwanira iki gihugu mwebwe mutirebye ngo uyu ni runaka. Aba rero derere kuva yagenda muri 1994 n'ubu iracyahari. Kandi ikibazo cya FDLR ntabwo ari umubare. Baba 5 aba 10, ikibazo cya FDLR ni ingengabitekerezo na ideology.